fasha abantu kugira ngo bagabanye ibiro, abashaka kongera ibyo bita ikibuno, amataye ndabafasha cyane, abashaka kubaninga fati igice cyo mu nda ndabafasha, abagabo bakeneye kuba fiti kumera nkanjye nk'uko umeze ndabafasha cyane. Ushobora gukoresha siporo umuntu afite ikibazo wenda cy'umutima akaba yagwa muri gym, urabanza ukamubwira mbere yuko aza, ukamubwira ati nzanira ibisubizo byo kwa muganga akabikuzanira. Abatoza benshi rero ibyo bintu ntabwo babizi hano mu Rwanda, sinzi ukuntu bakora. Ngiye kuva nyiri umwana, natangiye ndi umwana nkora siporo, nize mu kigo cya siporo. Gym ni ibintu binini cyane. Gym ntabwo ari akantu koroshye buriya. Ni ibintu, siporo ni ikintu cyiza gishobora gutuma utajya mu biyobyabwenge, ugiye mu bindi bintu biterekeye kuri gahunda ya kiremwa muntu. Siporo ni nziza, ndashishikariza urubyiruko rwitabire siporo. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, nibagiwe n'umujyi wa Kigali, cyane ko ubu ngubu umunota ariho twibereye. Twasuye gym nziza cyane ya coach Big Sign 7 Sports. Nimubwira ngo abantu bari fitness mu uyu mujyi kabisa, uyu musore urabibona yuko imyitozo abari nayo, akaboko cameraman araza kunyemerera ntibamwegera, niba ari buzuminge abatumirwa bacu kabisa, tuba tugomba kubereka abafana babo ku buryo nka Big Sign coach aza kuba yishimiwe cyane n'aba bafana be. Ntabwo afite abafana bakeya nshuti zanjye, reka nkubwire yuko akora neza, abafite hirya no hino abantu yagiye atoza, hari ibyamamare bigiye bitandukanye, hari abari hirya no hino no muri za Miss Rwanda bose wagendaga ubabona. Nakubwiraga ko rero n'ahandi hantu ushobora kubona umutoza mwiza ushobora gutuma umubiri wawe wongera kuba fit cyangwa se fitness nk'uko bajya babivuga kabisa, ukaba umeze neza cyane muri sports. N'ahandi ni kwa Big Sign 7 Sport. Murabona yuko kabisa yarubatse, si ukubaka umubiri gusa, turaza no kubatembereza muze kureba ahantu muri sale ibikoresho bigiye biri hirya no hino, aho yagiye abishyira muri iyo sale ye akoresherezamo imyitozo. Ndetse turanamwemerera ko ubutaha uyu munsi twamusuye ari mu myitozo ye ya wenyine yo kugira ngo azafashe n'abandi abazaza mu myitozo mu minsi ari butubwire bajya bakorera aha ngaha kabisa. Mu mwanya muto cyane rero n'abatindiye Omar Promoter, mwibuka gukora comment, share, like and subscribe, mutibagirwa kabisa kubikora. One Entertainment niyo ikugezaho ibiganiro byiza cyane, ibyamamare, abahanzi cyane mu nganzo zabo. Ibi nabyo tuvuze ko ari ubuhanzi, ntabwo twaba twibeshye. Alright, reka rero ninjire mu kiganiro n'umutumirwa wanjye. Big Sign, salama. Salam brother. Umeze neza? Ni sawa kabisa. Kabisa umeze neza, uri fit kabisa. Umuntu wese nutabibona kabisa, cyangwa se sinzi uko ubwo twabivuga mu yandi magambo. Ibi bintu uratangira wibwira abadukurikiye, abakurikiye One Entertainment. Banje kubasuhuza mwese mudukurikiye. Nitwa Big Sign Trainer kuri Instagram, Facebook Big Sign Trainer, ahantu hose. Nishimiye buri umwe wese uri kudukurikirana muri iki kiganiro cyacu. Banze ufata akayaga kabisa, numva yuko wahagiye birumvikana. Tugusanze mu myitozo, dusanze urimo kwitoza kugira ngo uze gufasha abandi bari buze kuza, cyangwa se wenda muri butubwire se bakorera hano ryari, baza ryari. Iteka ryose urabanza ukafata imyitozo? Ndabanza ngakora, abakiriya baza nkabonera kubakoresha. Yego. Bigutwara igihe kingana iki kugira ngo ube umaze kuba ufite package ihagije uza guhereza aba bantu, nta na kimwe wenda uri bwibagirwe? Ngiye siporo ndazitegura z'umunsi, ntabwo ari ugupfa gukora bitewe n'ibyo umukiriya yakubwiye, uramutegurira siporo agomba gukora. Ntabwo ari uko bimwe by'abatoza badutse aza akabona. Nari nzi yuko umuhereza igisare cyose ati terura ikitere yago. Hari abatu batabizi. Urumva siporo urayipanga, ntabwo ari ibintu byo kwita ukora, ni ibintu tuba twarigiye. Umuntu yaje arakubwira ati ngiye nshaka kugira ngere kuri iki kintu bitewe n'uburyo
ibyo akeneye kugeraho ubikeneye wese azaze nzamufasha kabisa ntugire ikibazo ndahari. Yego tuvuze yuko hari ahantu bisa naho akenshi bajya bavuga ko siporo mu bundi buryo hari ibintu byinshi ifasha ariko noneho tukanabihuza n'ubuhanzi bwo kuririmba. Ubihuza ute wowe? Ese hari uburyo nawe ujya wiyumva waririmbye n'iyo siporo cyangwa se ushobora kuvuga uti mvuye muri siporo kanumva umuziki, bihura bite? Bihuza gute wowe? Ubundi siporo ijyana n'umuziki, umuziki utarimo siporo ntabwo yakorwa. Gute rero? Reka tubyumve mu ncamake yawe nta kibazo. Siporo urumva umuntu wese ukora siporo ndabizi harimo abantu benshi badukurikiye bakora siporo bamwe na bamwe, ntabwo ushobora gukora siporo nta muziki. Njye sindi umuhanzi gusa nanjye nkunda akaziki, kubyina ni ibintu byanjye, kera narabyinaga najya muri ibi ngibi nkiri umwana kabisa. Siporo rero ijyana n'umuziki cyane kabisa. Yego ukunda kumva umuziki wuhe? Cyane ko hari n'abahanzi babaye aba upcoming uyu munsi ubasha gukomeza wumva. Ese hari abaririmbyi bo mu Rwanda nagiye mbona hari beat mujya mwifashisha niba ntibeshye wa mugani mu muziki murimo murakora na siporo ahangaha? Ese mu Rwanda hari izo mubasha guhuza bikavamo cyangwa turacyari hasi? Ara mu Rwanda biracyagoye, abahanzi bo mu Rwanda usasa inzobe rwose ubabwira uti ugerageze mu beat ara mu Rwanda beat zabo ntago wenda ku mapiyano we birimo biraza ariko nyine biracyagoye cyane. Bagerageze bashyiramo akantu nyine bazamure kabisa, ntabwo bimeze neza cyane kuri siporo. Mutoranya indirimbo mukurikije izimeze gute? Indirimbo bitewe n'iyo umukiriya aje ashaka niyo umushyiriramo, ntabwo ari twe dutora. Nibo bihitiramo? Nibo bihitiramo abakiriya. Njye nari nzi yuko wenyine nka nyiri hano uvuga uti tugiye kujya tugendera muri iriya beat kandi bubimfashemo tubikore. Urabareka bakihitiramo? Umukiriya yihitiramo kubera personal trainer ntabwo ari kimwe nka aerobic, biratandukanye. Biratandukanye cyane. Muri aerobic niho hakenerwa izo ndirimbo nk'izo ngizo wavugaga. Ariko uri personal trainer umuntu ku giti cye we indirimbo ashaka niyo ashyiramo bitewe n'uburyo ari kwiyumva. Biraza no wita binamfasha. Ahangaha turi nuvuga ngo muri Big Sense cya 7 Sports iwawe uvuga ngo uragukorana n'abari personal, uvuga ngo ahangaha ni muri personal trainer, hari na personal trainer aerobic nayo irukwayo. None tubitandukanye dute? Sasa aha ni personal trainer umuntu ku giti cye, noneho hariya ni muri siporo rusange mu Kinyarwanda. Ni siporo rusange hari muri bugende mutunyuza tureba bimeze gutya. Yego igitekerezo sinyangera n'abajije iki kibazo ko banzi yuko neza hari abantu benshi bagukurikiye bifuza kumera uko umeze, aragenda akirirwa ashinga ibiti hari hejuru, aburaza no kubagira inama atazanavunagurika ngo barashaka kukwigana. Igitekerezo cyaje gute? Ni gute we wicara ukavuga uti ngomba byanga bikunda? Ese byahereye? Ese hari turabyita gute? Hari capital waba warabonye yagufashije kuzamura bino bintu? Byagenze bite? Wisanze muri bino bintu gute wowe ubwawe uvuga uti reka nkore ikintu cyanjye gihagarare mu izina nka Big Sen? Sasa izina Big Sen ngiye kuva nyiri umwana, natangiye ndi umwana nkora siporo, nize mu kigo cya siporo kwa Karirosi. Abantu nta muntu utahazi kwa Karirosi mu Gatenga. Nize muri segonderi guhera mu wa kane kuzamura. Ariko icyo gihe kuva nyiri umwana n'ubu ngiye nakoraga siporo, ntabwo byizanye ngo kuko ngana gutya, byaherekera nyiri umwana. Siporo rero ni ikintu umuntu akunda akiri umwana akagera aho ngaho noneho akaba nk'umwarimu. Ukuntu byatangiye ndi umwarimu bisanzwe ku ishuri, njya nigisha bagenzi banjye. Kurangiza kwiga nibwo nahise mvuga ati ndashoboye, reka noneho nshaka uburyo nabyihuguramo neza biri seriye, ndabyihugura. Nibwo natangiye kubikora. Ubu maze imyaka 15 muri aka kazi. Imyaka 15 ntabwo ari imyaka mike cyane. Ho gatoya ho nyuma ho y'iyo myaka ukiri mu gutangira, ni ibiki byakugoye kubona ibikoresho? Ni ya capital n'ubundi byagenze bite? Biragoye cyane cyangwa n'ibanga ryawe? Ntago ntabwo uko nabibabwira. Ni ibintu biba bigoye, tuba twaranyuze ahantu henshi, biba bigoye kabisa muri iyi si.
ni birebire bazanshake bamwe na bamwe nzababwira. Ushobora ariko no kugira ngo abantu bataza kuza kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ariko se nanjye ndamenya nzagenda hariya wenda niba niboneye amafaranga yanjye runaka makeya mpite nanjye ngura kuma kamwe baha inzira. Reka dufate inzira y'uburyo ushobora gukora gym kandi gym ikaba gym kabisa hahandi yitwa gym biba byagenze bite twinjiremo ako kantu nta kibazo. Gym ni ibintu binini cyane. Gym ntabwo ari akantu koroshye buriya ni ibintu warakuze bikuri mu mutwe, warakuze bitakuri mu mutwe byakugora cyane kuko usaba no kwitanga kwiyoroshya. Siporo ni ikintu nyine kirekire cyane buriya ukuntu biba byaratangiye nyiri umwana nari mfite mu mutwe wanjye gahunda yo kuzafasha bagenzi banjye nabo bakagira icyo bageraho. Ni ibintu birebire ntabwo nabona uko hari uburyo uri kumisha reka Bixen hari uburyo uri kumishamo kandi ndashaka ko tuza guhuza neza iki kintu mbabarira umfashe neza abantu bataza kucitiranya no kuba hari umunyamafaranga uyu munsi wa none waza akagura ibikoresho akabiteramo hano ibintu birebire. Nekereza ngiye ndumva wadunyuramo basa akantu gatoya k'ubuhamya bwawe reka tubyitete mu wanyaje wanyuzemo wenda avuga uti natangiriye ku cyuma kimwe natangiriye ku byuma bibiri uko mbonye ABCD twabonye sarira turi buze kwereka abanyarwanda bagukurikiye n'abafana bawe kabisa ni sari irimo igikoresho pe tutatinya kubwira umuntu wese ati wayigondera wowe uri wenyine. Gym ni ibintu bigoye nanjye nta muntu byo nayo ibyo ngito biveho irisije tuyiveho kuko hari ikintu uri kuduhisha biragoye cyane urumva ahubwo baze bakoreshe siporo kabisa ndahari ku giciro cyiza hano ku Kinamba. Buri muntu n'uburenganzira bwereka nta kibazo reka tusimbuka mu kantu ndabizi ko ntago nava hano byo wa mugani utabimbwiye ushobora no kumbwira uti bareho umusaza ntaje nje kwibera coach ndagenda ariko turakwifuriza gukomeza kubona n'abakiriya kandi ibintu bizagende neza. Ni Omar Promoter komeza gukurikirana isaha ku isaha umunota ku munota ntago njya nkubihiriza ntaho njya ngutindira iyo mfite ikintu runaka mitenye kwereka cyane ni tap mukanya gato cyane atarambiranye murabona yuko agenda anyuzamo buri kantu ugiye kutubwira sasa muri makeya ibyo ni ibiro bingahe twagiye ibyo ngibyo ni ibiro 5 yego ni ibiro 5 ibikurikiraho biriya ni ibiro 15 ibi ni ibiro 20 gusa dufite n'ibindi byisumbuyeho kugera kuri 30 yego kugera kuri 45 birahari. Yego ako kantu wicayeho biragaragara ko byanga bikunda naho waza kutwerekaho gatoya kifashishwa gute akagafasha ukeneye bigenda bite akagashobora kugufasha mu buryo bujyanye n'abantu baba bakeneye gukora umugongo cyangwa amaguru nkatwaha birafasha cyane ngira ngo bagakoresha gute. Mwabibonye? Yes, voilà, asante sana yaman Big Saint Coach. Reka noneho sasa twinjire neza mu kintu cyitwa ngo urubyiruko rw'iki gihe. Ese urabona babikunze cause byaje mu Rwanda abantu batazi haza gym bimwe uyu munsi wa none ni ibintu abantu bamaze gukunda bibamariye iki muri rusange si n'urubyiruko gusa mbona n'abashesha kanguwe n'abantu bakuru gira icyo tubwira ku nyungu ya bino bintu n'uburyo wabishishikarizamo abantu muri rusange cyane cyane urubyiruko ariko ruba rwibwira ko rugifite kime rugifite ibiki byose nabona ari rwo rugenda ahubwo rurangira. Sasa siporo ni ikintu cyiza gishobora gutuma utajya mu biyobyabwenge ugiye mu bindi bintu biterekeye kuri gahunda ya kiremwa muntu. Siporo ni nziza ndashishikariza urubyiruko bitabire siporo. Ndakeka umuntu wese ukora siporo aba afite discipline. Uzasange abantu benshi badakora siporo usanga mu mutwe wabo nyine haba harimo akantu utamenya, ariko ndabashishikariza kugira ngo bitabire siporo. Siporo ni nziza cyane kabisa.
Okay, gira ubutumwa wenda tugenera mu buryo bwo gusoza, ariko tuza no gutemberamo. Cameraman aradufasha, aragenda atwereka muri bino byumba kimwe ku kindi, atwereka aho bikerekeye ibyuma, ande dufate udufoto tuze kuba dusoza. Kandi wakoze cyane. Ubutumwa nababwira, muze mbafashe. Yes. Nitwa Nabarangire byose ubahe location. Nitwa Bigsen Trainer kuri Instagram, Snapchat Bigsen Trainer, Facebook Bigsen niyo nkuru. Muze kabisa mbafashe. Kuri nimero yanjye mwayisanga hanga 0788 45 60 89 0788 45 60 89. Fasha abantu kugira ngo bagabanye ibiro, abashaka kongera ibyo bitanga ikibuno, amataye, ndabafasha cyane. Abashaka kubaninga fati igice cyo mu nda, ndabafasha. Abagabo bakeneye kuba fiti, kumera nkanjye nk'uko meze, ndabafasha cyane. Muze mungane kabisa, nkorera hano ku Kinamba. Wageze hano ku Kinamba muri izi zebra cross, uva ku Gisozi kuri kiraro harya ku Kinamba hano ku kiraro, nta kibazo. Ujya mu mujyi cyangwa ujya mu mujyi cyangwa ku Gisozi, naho ngaho cyangwa mugahamagara kuri izo nimero nabahaye 0788 yego 45 yes 60 89. Yes. Niyo ngiyo ni coach Bigsen. Instagram Bigsen Trainer, Facebook Bigsen niyo nkuru, Snapchat Bigsen Trainer. Mungane kabisa. Coach utarancika, akabazo k'amatsiko gato tunasoza ntacyo bitwaye, ariko tunatembera muri kiriya cyumba gatoya ntanakikubaza, ntacyo wihagurukiye, ntacyo bitwaye. Hari ingaruka bigira cyane ku bantu bakora siporo, hari ingaruka byaba bitera ku buryo hari abatinya gukora nyinshi ziremereye, bimeze bite? Hari ibipimo mubashyiraho tagomba kurenza muri siporo? Ntago ari byiza gukoresha siporo umuntu utabanje kuzana ibisubizo byo kwa muganga. Okay. Ushobora gukoresha siporo umuntu afite ikibazo wenda cy'umutima, akaba yagwa muri gym. Urabanza ukamubwira mbere yuko aza, ukamubwira ati nzana ibisubizo byo kwa muganga, akabikuzanira. Abatoza benshi rero ibyo bintu ntabwo babizi hano mu Rwanda, sinzi ukuntu bakora. Umuntu araza kubera ubikeneye amafaranga, ukahita uyafata vuba utamubajije se nicyo kibazo ufite mu mubiri wawe. Njya mbibona cyane hanze, hari abantu bakora siporo ukabona se umutima urahagaze, ko ntabwo yagiye kwa muganga ngo arebe uburyo ameze mu mubiri we. Ntabwo ari byiza gukoresha umuntu ngo araje ako kanya ngo ise utangira kumuteruza ibyuma, umukoresheje exercices zitari zo. Urabanza ukabaza, nibyo byiza kabisa. Asante sana. Tuvuye mu cyumba cya personal, niko nabyita. Personal trainer. Personal trainer. Tugiye noneho kwinjira mu bindi byumba bibiri, uzajya tubwira uti wenda hano ni gutya, hano ni gutya. Urabona ko kabisa umusore wacu arimo neza. Ubu wahura na ba bandi navuze amazina. Voilà kabisa. Cameraman aradufasha twinjira mu bindi byumba. Niba ntibeshye twaheramo hano. It's okay. Yes, cameraman aradufasha na kino cyumba, azajya ahita tubwira izina, anagenda tubwiramo ratuhamo nk'ibikoresho nka bibiri, nta kibazo. Ubona bakunda kwifashisha akurusha ibindi muri byose manga. Sasa iki cyuma gikora igituza, abandi bakeneye kugira ngo bazamure bagire igituza kimeze neza. Yego, gifasha igituza kikamera neza. Gishobora kugikoreraho gutya. mbibona rwose uyu munsi nahibe. Ni sawa cyane ku muntu ukeneye kuzana igituza, ni sawa, abantu baragikunda cyane. Kigifasha amaguru kugira ngo amaguru abe yaba fit. Ni sawa cyane. Twagiye hano kuri bakunda abantu birirwa birukanga mu muhanda, iyi ngiyi iragufasha waje muri gym. Njya nkabona ko kantu ku TikTok ahantu hose. Ni tapirure, iyi ngiyi ifasha abantu kugira ngo bakore warm up mu gihe agiye gukora siporo, ikagufasha kuba wagabanya ibiro. Yego. Ni nziza cyane, irafasha cyane. Muzatugane kabisa. Ikoreshwa n'umuriro, bigenda bite? Ikoreshwa n'umuriro. Umuriro ugiye? Tugiye umuriro ugiye irahagarara. Wowe se ugenda? Irahagarara ko tuba dufite, iyo ugiye urahagarara ko twe dufite generator. Tayongera ikiyatsa tugakomeza tugakora. Okay. Nta kibazo byatera ku muntu, byandi bavuga ngo nibihagaze umutima uragenda, amashanyarazi aragufata. Nta kibazo. Itihagarara gutya ako kanya.
nawe mugahagarara nawe tuhagarara ubona nawe nawe tuhagarara aho ugeze. Twagiye mu kindi cyumba sasa. Asante sana. Baracyabereka. Aya ni amagare. Tugeze sasa. Hari hano ariko araza no gukurura n'ibirimo hano. Iri ni igare hamwe byombi. ngira ngo abenshi bararizi. Aya ni amagare arafasha cyane. Aya ni amagare arafasha cyane. Yego. Ngira ngo muri kuyabona. Nta muntu utayazi kabisa. Arafasha kabisa. Ngira ngo murayabona mwese. Asante sana. Aha twinjiye mu cyumba rero cyanangaje kirimo ibintu udashobora gusobanukirwa uretse nyirabyo wenyine. Ugiye kure cyane. Reka mere kuri karakantu kariho ibiro n'ibijyanye nabyo. Gakora gate. Iyi ni stand ya dumbbell. Niho hajya dumbbell. Yego. Iyi ni stand ya dumbbell. Nijya kwa kuntu umuntu warangije gukora siporo ntabwo ari byiza kuba wayitereka hasi itisubiza mu mwanya wayo. Urakoze cyane. Yego. Sasa iyi ngiyi ni bench. Yego. Iyi nayo ni bench ifasha kuzamura igituza. Ni nziza cyane ku muntu ukeneye kugira ngo igituza cyiwe kiba cyakura mu gihe gito. Iyo ni muzani uzama. Abantu bazi Omar promoting anoye rwose. Nukubyigaho naza gukora tiza ahangaha kabisa. Yes. Ya murayibona iyi ni triceps. Ifasha kuba abantu bakeneye kuzana amaboko. Yego. Aho ni njyewe rwose utagira n'akaboko. Zoom. Kuboko kuita kuvuza kabisa mu gihe gito. Dufite nyinshi, dufite iyi ngiyi ishobora gukora amaboko, ishobora gukora biceps. Ushobora gukora biceps, ushobora gukora hano wakoraho ibintu byinshi. Yego. Ushobora gukora umugongo. Yego. Mu gihe kingana ahangaha dufite n'indi ahangaha nayikora nkabyo. Mu gihe gito ubonye resultat mu minsi wabigiyemo neza mu minsi 20 utangira kubona change. Yego. Inayikora kimwe nk'iriya byose ni kimwe. Bisaba ari ikibazo mba nibajije cy'amatsiko cyiza. Bisaba kurya bingana iki kugira ngo bihure n'ibyo ba wateruye? Kurya nabone ni ibindi bintu. Ntabwo wakora siporo utariye bizavemo. Nabone ari ibiryo byagenewe umusportif. Yego. Nabwo mubabwira ibyo bagomba gufata. Diet niyo ya mbere. Ibyo bagomba kurya. Gukora siporo gusa nta kintu byakumarira. Ahubwo ibyo wariye nibyo byunganira ya siporo wakoze kugira ngo resultat zihute. Kuri wa muntu ukeneye kugabanya ibiro, kuri wa muntu ukeneye kubizamura, ibiryo nibyo bya mbere. Yego. Reka dukomeze noneho no muri kiriya cyumba kindi. Ari ngira ngo ari nacyo tuza gusoreza. Ngira ngo ni aerobic. Muri aerobic and then tuza no kugisorezamo. Ari naho naza kubariza utubazo turi mu tuntu n'utundi. Yes, ndababwira yuko mugomba gukora comment, share, like and subscribe kugira ngo ibiganiro byose tukugezaho